turabaheza ikaze kandi mu kiganiro The Voice of Youth cyangwa se ijwi ry'urubyiruko, kandi tunabibutsa yuko iki kiganiro kigaruka buri kuwa gatandatu, aho tubazanira abanyempano batandukanye cyane cyane mu rubyiruko. Akaba ari David Shaka Oscar kuri microphone uko bisanzwe, ndetse no ku buhanga bw'ivyuma nk'abona mugenzi wanje Patrick Mudoda. Uyu munsi rero twaba twagiye mu gihugu cy'u Rwanda, aho twasanze umuririmbyi uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Uwo muririmbyi rero nta wundi mwese muramuzi, ariko simuvuga ni wowe wivuga. Reka tumwegereze atubwira amazina yiwe, hanyuma dukomeze ibiganiro byacu by'uyu munsi. uisanga wese ihori hazamaso abaisuka amazina ni Ngomezi Alexis, nuye Kigali, murera umurimo w'Imana mu itorero rya Well Salvation Church, nkaririmba muri Gisubizo Ministries na Rehoboth Ministries. Yes, urakoze, uririmbye neza cyane, no muri introduction wanatwibwiye, ndibaza abantu bamenye uhuriwe. Hari ibibazo rero nkunda kubaza muri studio za The Voice of Youth, ibibazo nkunze kwita ibibazo by'amatsiko. Rero Ngomezi, umuntu aguha amafaranga, arakubwiye ngo uyaguremo Bibiliya cyangwa se uyaguremo inzu cyangwa se uyafashishemo umukene umaze iminsi 2 atajya, ayo mafaranga muri ibyo byose uyakoresha iki? Ikibazo kigoye cyane. Amafaranga ni ikintu kiboneka gikenewe buri gihe kandi gikenewe mu bintu byinshi, ariko nk'umukristo numva bwa mbere kandi vuba cyane igikomeye ari uko investinga cyangwa se gushora amafaranga yawe mu murimo w'Imana. Umurimo w'Imana rero ni mugari, ushobora kugura iyo Bibiliya cyangwa ngafasha umukene warushonje. Icy'ingenzi nakimenya muri uwo mwanya byabaye, kuko mu Bibiliya ndayifite ariko nabo bakene barahari, ariko icy'ingenzi nakimenya muri uwo mwanya nahageze. Ariko uko byangenda kose inzu yo yaza mu byanyuma, kuko icyambere no kwinvestinga mu bwami bw'Imana. Ukaba rero warahisemo kuririmba indirimbo ziramya zikanahimbaza Imana. Kuva ukiri mutoya kugeza uyu munsi wa none, ni kihe kintu Imana yaba yaragukoreye cy'igitangaza ukavuga ati mbonye ukuboko kw'Imana, ukavuga ati mbonye Imana inkorera ibintu bikomeye, wosangiza abadukurikirana nabo bakamenya yuko Imana yacu ari Imana ikomeye, Imana itangaje? Kuri Imana imaze kunkorera ibintu byinshi kuva umunsi mvuka kugeza uyu munsi. Ubuzima bwanjye bwose ngukeshayo, nta na kimwe navuga nakoze nishoboje ku giti cyanjye, ariko mu buzima ntiyabura ibyo Imana igukorera ukavuga ngo iki kabisa Imana inkuyeho umutwaro. Muri iyo mitwaro rero myinshi yankuyeho, ndibuka rimwe nigeze kurwara amasinezite kuva mu 2007 kugeza mu 2013, imyaka nk'itandatu yose ngwaye amasinezite. Cyari ikintu kingoye, kindemerereye, by'ukuri mu bintu njyashima Imana yankoreye mu buzima bikomeye, by'ukuri nta kwibagirwa, numva mora ngenda nishimwe icyo kirimo. Singuze ko ari cyo gikomeye cyane, ariko mu byo yankoreye bikomeye icyo kirimo. Imana irakiza, yitwa Jehova Rafa, niko ijambo ryayo rivuga ngo ni Imana idukiza indwara zacu, n'ibindi byinshi bikomeye. Si ibyo navuze icyo kubera ko wenda mwambajije kimwe, ariko ni byinshi. Imana yamfashije mu bintu ntavuga hano ubu nyine, by'ukuri ntangiye kuva umunsi w'ubuzima bwanjye kugeza uyu munsi magingo twicaranye turi kuganira. Ni byinshi, sinibaza ko twabona umwanya wo kuvuga ngo tubisubiremo kimwe ku kindi uko bingana, ariko Imana irakomeye. Niba nawe ufite ikikugoye, nagusaba kuyizera, uyizere, utuze, usenge, igihe nikigera izagukorera igitangaza.
ya urakoze cyane rero uko tugenda tuganira niko tugenda tunakuririmbisha. Reka tugusabe noneho indirimbo ikumazemo iminsi, indirimbo ukunze muri iyi minsi, uyituririmbira hanyuma turaza gukomeza ibiganiro byacu nyuma y'iyo ndirimbo. Hari imbabazi zikomeye twagiriwe na Yesu, hari uburinzi, hari uburinzi, hari uburinzi bukomeye, hari uburinzi, hari uburinzi, hari uburinzi bukomeye, hari imbabazi, hari imbabazi, hari imbabazi zikomeye, ntidufite gutinya habe na gato, kuko ubuzima bwacu buri muri we, haba mu byago ndetse no mu makuba, haturindishe imbabazi agira, kuba turiho n'ubuntu bwayo, kuba turiho n'urukundo rwayo, kuba turiho n'ubuntu bwayo, kuba turiho n'urukundo rwayo, kuba turiho n'ubuntu bwayo, kuba turiho n'urukundo rwayo. Muri iyi minsi hari akantu nabonye kameze nka save the date. Uriya ni wewe cyangwa n'uwundi? Yagira icyo atubwiraho bukeya kuri iyo foto, hanyuma unatubwire noneho wamaze no gukora ubukwe, wamaze gukora ubukwe, uburyo ki uteganya kuzokora umurimo w'Imana w'uburirimbyi nyuma y'ubukwe. Okay, murakoze. Byukuri mfite ubukwe tariki 13 z'ukwa karindwi, ndumva byinshi muzagenda mubimenya. Hanyuma Bibiliya yita umugore umufasha kubera ko abaje kudufasha haba no mu buzima busanzwe. Ndumva rero atazambera isitaza ahubwo zaba bwo kumfasha gukomeza gukora Imana, kandi hamwe nawe ndizera nawe n'Imana tuzakora ibyo twari. Murakoze cyane. Wow, kabisa dushigikire Nkomezi ufite ubukwe mu kwa karindwi nkuko amaze kubitubwira. Nkomezi rero nagira ngo baze noneho reka dufate umaze gukora ubukwe, urashatse, ugize umugore, uzaye n'abana. Ni ikihe kintu washigikira umwana wa gukora cyangwa se kwiga ku masomo mu gihe akugishije inama? Ikintu numva nagiramo umwana wanjye inama cya mbere, buriya umuntu wese avuka aba afite muri we ibyo twita potentials cyangwa se ubushobozi runaka bwo kuba yakora ibintu. Umwana rero yakiri muto, nibaza step ya mbere nuko mugira inama mu byo yakora, nabanza nkamenya ikimurimo, icyo akunze, icyo yumva kimworoheye gukora, icyo yishimiye, hanyuma akaba ari cyo mworohereza gukoramo. Nizo nama navugiye. Buriya abantu benshi tugenda tugira ibibazo byo gushaka kumera nk'abanaka, ukumva wakuze umuntu runaka akomeye nawe ugahita wumva ushaka kuba nkanaka, ntushake kuba wowe. Umva rero icyo nafasha umwana wanjye ni ukumufasha kuba we, mu kumuhitiramo ibyo mbona afitemo aptitude cyangwa se ashoboye gukora bitamuvunnye, afitemo ubushobozi n'ubumenyi. Yakuvuze ko wamufasha kubzo iwe yihitiyemo wenyine. Aramutse ahisemo ibintu we ubona ko atari byiza, ari byo wenyine yashatse, ariko ukabona ko atari byiza, ukabona ko bitameze ukuntu, icyo kintu wokimubuza? Noneho mu gihe yakihitiyemo, murakoze, mu gihe yakihitiyemo hari ibyo nshobora kumubuza, kubera ko wenda njye ndi mukuru, mba mfite iyo experience y'ubuzima. Hari aho mba naranyuze nkamenya ngo byanga byakunda umwana nakomeza inzira azarangiriza ahantu habi. Muri byo cya mbere ni ukumuhitiramo kudakora amafuti, ikintu cyose kijyanye n'ikibi, ibyaha, imyitwarire mibi, ingeso mbi, amafuti yandi yose nta na kimwe namuhitiramo. Ibyiza byose biganisha ku byiza, umugisha, amahoro, gukunda Imana, gusenga, gukora, kwiyubaka, ibyo byose nabimushirikiramo. Ariko ikintu kijyanye
n'amafuti nta na kimwe namwitira. Urakoze cyane. Nkomezi dushakire akarimbo keza cyane gasukuye wo turirimbira ukagatura abakunzi ba The Voice of Youth, ukagatura abakunzi ba gospel muri rusange ndetse n'abakunzi ba Nkomezi Alex. Hanyuma turaba tugana ku musozo wacu. Thank you. Yes, murakoze. Byukuri indirimbo ni nyinshi kandi nziza, nta ndirimbo mbi haba kubihimbaza Imana cyangwa ifite message runaka ibwira abantu, nta ndirimbo mbi ihaba. Mu ndirimbo nyinshi rero hari indirimbo fite nyinshi ari izanjye ku giti cyanjye cyangwa izayo ba ministeri yandi nkoreramo umurimo w'Imana, ni nyinshi ariko Yesu shuti yanjye nakwizeye rwose, 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 Nkomezi Alex. Nkomezi Alex akaba aririmba muri ministeri ya Gisubizo, akaba aririmba muri Rehoboti, umuririmbyi rwose urimba neza cyane indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Rero tugana ku musozo wacu Nkomezi, ni turagushimiye cyane, turagushimiye ariko kandi tugusabira ngo ugire ico watangariza abadukurikiranye hejuru y'uburyo ki umurimo w'Imana ugomba gukogwa muri iki gihe, cyane cyane kuba afite kubakora umurimo w'uburirimbyi nkawe. Murakoze. Ndatangira nanjye mbashimira ikiganiro cyiza twakoranye kandi by'ukuri mbatera intege. Uyu murimo mukora ntabwo ari imfabusa, bifasha imitima y'abantu benshi kandi Imana yo mu ijuru igikomeza ibibahembuye. Hanyuma ijambo nabwira ku bantu dusangiye umurimo, ufatikanya umurimo, ari uw'uburamyi, ari uwo guhimbaza Imana, ari uwo gukorera Imana muri rusange, dukomeze tuyizere. Niyo kwizerwa ntabwo ijya ihemuka ku ijambo yavuze. Niba hari icyo yavuganye nawe byanga byakunda izabisohoza. Uyizere, uyihange amaso, uyikurikire, ntushidikanye kuri na rimwe mu yo yavuze, izagushoboza kandi izayasohoza ku buzima bwawe. Imana ibamugisha, ndabakunda, mukomeze mugire ibihe byiza. Urakoze cyane rero kuba witabye The Voice of Youth. Mu by'ukuri umwanya hari igihe ubura, ariko kuba watanze umwanya wawe ungana gutya, Imana yo mu ijuru iguheze umugisha, kandi icyo nkwifuriza n'icyo abantu bakwifuriza ni ugukomeza gutera imbere. Kandi ndizera yuko washimishije abantu badukurikirana kubaririmbira indirimbo ziramya no guhimbaza Imana. Rero ni ubutumwa bwiza kandi nicyo kintu mu by'ukuri gikenewe muri iki gihe. Rero nkabashimira n'abadukurikirana mu kiganiro cyacu, ikiganiro ijwi ry'urubyiruko cyangwa se The Voice of Youth. Imana yo mu ijuru iheze umugisha, kandi kudukurikirana kwanyu niko gutera imbere kwacu. Imana yo mu ijuru iheze umugisha namwe.